Reka nshimire cyane mwe bene data mbahaye ikaze, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubishimira no kubagira neza. Mwe mwakoze subscribe, Imana ibaha umugisha kandi ibanezerwe cyane. Ni Eric Ndayishimiye nk'ibisanzwe. Wakoze abaye ari ubwa mbere ufunguye kwicano, reka ngusabe ngo ukore subscribe kugira ngo iri jambo ntirikagucike. Ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bunyura kuri iyi channel ntibukagucike. Rero turaza kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turigeraho reka tubanze dusenga Imana kugira ngo ibane natwe kandi tuyobore. Urakoze Mana nziza, Mana yera kandi ikiranuka muri byose, urubera wa Isirayeli, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka ubereye maso abagutegereje bose, kandi Data uri ibyiringiro bidakoze isoni, urubwugamo rw'umugaro ruhabwa icyubahiro. Data niweza imitima yacu, uyitunganye kugira ngo ikubere imibavu iguhumurira neza. Ibyo tuza kuvuga byose Mwami ubyumve kandi ubyakirane. Data urukundo rwinshi cyane, kuko uri urukundo Mwami. Ikitavuga Imana cyose turacyamaganye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umwuka wera abane natwe kandi atuyobore mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bahaye ikaze rero, turaza gusoma icyanditswe dusanga muri Zaburi, igitabo cya Zaburi ibice 107. Turahera ku murongo wa mbere. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo. Abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya abakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikasi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. Bene abo nibo Uwiteka yambwiye ngo mumushimire mu mirimo itangaje yakoze. Yabakuye ahakomeye namwe muzi, abakura mu bihugu bitagira abantu, aho wisangaga wenyine, aho wari uri wenyine nta nshuti ugira, aho wabaga wenyine nta kazi ntacyo gukora, urimo ubutayu budafite ishusho, ubutayu buteye ubwoba. Ariko Uwiteka yagukuyemo akugeza mu gihugu, Data akugeza mu gihugu cyiza, aho ukiboneramo byose, aho ufite amahoro, aho ufite umunezero, aho ufite umuryango, aho ufite amahoro yo mu mutima. Uwiteka yambwiye ngo mubwire ngo umushimire ku bw'ibyo yagukoreye. Bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yose. Bene abo ntiwirengagize imibabaro wagize. Uguye isari, wishwe n'inzara n'inyota, ntiwibagirwe amasengesho wasenze utakira Imana ngo Mana ntunyize iyi nzara nzagushima, Mana ntunyize iyi nyota nzagushima, numa amahoro mu mutima nzagushima, ntunyize ibyago ugakura imva mu ngo iwanjye nzagushima. Uwiteka yambwiye ngo wibuke mu masengesho wamusenze kugira ngo umushimire, upfukame umushimire, akugirire neza, yongera akugirire neza. Ntiwirengagize amasengesho wamusenze umutabaza, nawe akakumvira akagutabara. Abashorera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo, abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Haleluya! Uwo mutima wawe wari ushonje, uguye umwuma, utagira amahoro, utagira ibyiringiro, utagira kwizera, yawuhagije ibyo byose kugira ngo umushimire kandi abikorere kwiyubahisha, kuko ari Uwiteka Imana. Imana yambwiye ngo uyishimire ku bw'iyo mirimo myiza yagukoreye, ku bw'ibyo bitangaza bigukoreye, kugira ngo igaruke izikora ibindi. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana, bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo mu ruho, bakagwa ntibagire ubatabara, maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yose. Uwiteka ari igihe wamugomeye ujya kure ye, kandi wirengagije ineza yakugiriye, atuma acishisha bugufi umutima wawe kugira ngo wongere umusange, umwishinjikirizeho.
ariko Uwiteka kuko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo kandi isumba byose wari gutegeye amaboko, urongera uramutabaza arakumva, agutabara iyo miruho, agutabara akarengane. Uwiteka agutabara kugirirwa nabi, agukiza ibyago byose, arakurengera mu byago no mu makuba. Uwiteka nashimwe cyane kubw'iyo mirimo myiza yakoze. Uwiteka nahimbazwe. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe, bika Imana imbwiye ngo mbabwire n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma, ibirimarima bibarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabo. Ariko imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu. Abo nabo Bibiliya yita ibirimarima, batazi ijambo ry'Imana, batazi gukurikiza amategeko y'Imana, batazi gukora ibyo mu mugambi w'Imana, batazi gukora ibyo Uwiteka yishimira, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Niba ushobora kubabaza Imana ugakora ibyo yanga byose, ariko wavuga uti Imana mbabarira, Data umpindurira ubuzima, umpindurira amateka, uhindura ibihe, Uwiteka akakumva, ni gute utakwishinjikiriza ku Mana? Ni gute utashimira Uwiteka imirimo ikomeye yagukoreye? Reka nkubwire ngo Imana irambwiye uyishinjikirizeho kubw'imirimo n'ibitangaza yagukoreye. Ni byinshi byahize ubugingo bwawe, ariko Imana iragukiza. Aka kanya ndagira ngo utangarize ngo wegere Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Niba urugo rwawe uri kubona nta mahoro rurimo, egera Imana, wizere Imana. Niba abana bawe ubona nta bwenge, ubona ku ishuri byanze, nibo birukana, nibo bana batagira ibikoresho by'ishuri, ariko reka nkubwire ngo Imana dufite niyo kwizerwa, kandi Imana yacu iratabara. Niba ubona amadeni akwishe, ubona ubukode bw'inzu bumeze nabi, reka nkubwire ngo izere Imana. Egera Imana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Ntago nabonye uwayikoreye ngo yikorere amaboko, cyangwa wari yiringiye ngo akorwe n'isoni. Iringira Imana kandi uyizere mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubwiye ngo wowe unkurikiye, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mupapa we, wa mukobwa we, egera Imana uyizere kandi uyiringire. Ubwo burwayi ufite ntabwo ari ubwo kukwica, ahubwo nubwo guhesha Data icyubahiro kugira ngo aze yigaragaze muri iyo mirimo ikomeye. Hamwe bagutaye nihagushaka kugira ngo wahagusange, we muhamagare arahagusanga, akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Akugirire neza, agutabare, aragukoraho gusa. Uwiteka agukiza indwara zose. Nufata ku gishura cy'umwenda we, Uwiteka igitangaza cyawe kireta gikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Ibibazo byawe birahagarara, ibibazo byawe birahagarara. Uwiteka reka kugire neza. Ndagushimira Mana nziza wabanye natwe, ntuhabwe icyubahiro. Ngushimiye kubw'imirimo itangaje Data, ngushimiye kubwo kugira neza kwawe kandi kwinshi, ntuhabwe icyubahiro. Uha umugisha buri umwe wese ukwizeye kandi ukwiringiye, ntumukoze isoni kuko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uwiteka Mana ihoraho rero, nubane natwe kandi nutugire neza. Uha umugisha buri wese uwunsabira, Uwiteka, kandi ugiriye neza buri wese unyifuriza ibyiza, kuko ari wowe wampamagaye Mwana. Ntuhabwe icyubahiro rero. Uwiteka buri wese ushyigikiriye channel akora subscribe, akora share, umuha umugisha kandi utagabanyije, uhaze ukwifuza kwe kandi umugire neza. Bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ubaye wafashijwe n'iki kiganiro, wakora like na share na comment. Wabaye ari ubwa mbere, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi ukeneye ko dusengana by'umwihariko wampamagara, nimero ziriho. Yesu akaduhana umugisha.